aza avuga ko umukunzi we yitabye Imana kandi nta mafaranga yo kumushyingura, hakenewe ibihumbi 50 by'idolari. Ko Rusagara yashyinguye Mutesi katagiyeyo, tujye tubwizanya ukuri. Amafaranga yashakaga y'inkunga yari ayo kumaza iki katagiye kumushyingura. Kabiri, ni umuntu urwara akaza kuri YouTube akabwira abantu ngo ararwagiye kubagwa kuri Akakane Hospital muri Kenya. Akavuga ko hari amafaranga ari gushaka ko agiye kurira indege. Ibyo byose twabisesenguraga kuko ari we wabyizaniye kuri YouTube. Aba diaspora bari mu ruhande rwa Mutesi mukura amarangamutima muri ibyo bintu, mureke ukuri kuvugwe. Niba bigeze aho nitwa nimwe muri n'inyuma y'umugambi wo kumushuka ngo natugirire nabi munamusapotinga mukamuhereza amafaranga yo kwica abantu. Okay, tugende gatoya rero. Tugende gatoya. Urakoze cyane, guma hanga. Clemence, iyi audio urayumvishe? Turi kumwe? Iyi audio urayumvishe? Uyu muntu, uyu mudamu niba ari Mutesi. Turi kumwe? Clemence mu Busuwisi, ihangane gato. Claude wiriwe? Amakuru yawe? Amakuru ni meza, bonye nimero zanditse mu Godifata. Ugize itangazo ntaragwamagara aho mwavire mu ntuza. Umeze gute? Ndi live ukurikiwe n'abantu kadebe kuri ukurikiwe n'abantu hafi 900 hose hamwe. Ndi kuri telefone hano n'umusore uri Bugande bamwita Ezekiel. Ndi hano kuri X ndi kumwe n'umuntu. Uyu nguyu Ezekiel avuga ko yahunze igihugu. Ijambo ribi ntiyo ntigeze nishimira. Ntabwo yaba yarahunze igihugu. Ibi ngibi iri ni ijambo rigaragara nabi cyane ngo rivuga, ariko twaje kusanga atarahunze igihugu ngo yarahunze abantu ku giti cyabo. Hari amajwi hano arimo kugambana, arimo gutanga amafaranga abantu bamererwe nabi nayakinnye. Hano ndi kumwe n'umudamu bamwita ni Clemence, ni Clementine. Clemence kuva muri Suisse. Uyu nguyu nawe akavuga ko mwamuzengereje rimwe mumereye nabi. Uyu mudamu hari ibyo ari kuvuga, ndashaka ngo numve version yawe bwana Claude. Banza umubaze ko yaba yampamagaye umunsi cyangwa atampamagaye. Clemence, Claude nguyu hano. Mbere ko Claude ashyiraho ibintu umucyo, ndagira ngo ugire ikintu bivuga. Twavuganye cyangwa reka ngire icyo mbivugaho. Nakubwiye ngo umuntu wese wavuze kuri Pasteur Mutesi navuganye nawe. N'uyu munsi mu gitondo nahamagaye na Pasteur Claude, namuhamagaye turavugana, ambwira yuko ibyo bya audio akubwira ko ambwira ko ibi biri ko by'amajwi atabiri inyuma, atanabizi, atazi nuko byaje. Yego. Ko nawe abaze Ezekiel aho yabikuye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo reka nge mvuge kuri Ezekiel na kamarade kuko bari aribo baje kuri social media. Na Claude amuvuzemo. Claude namuvuzemo umva Claude. Rega ibyo avuga byose yabyumvaga. Komeza. Mubanze ngese ndi kubikana. Wihangane Clemence hangane gato. Itonde gato, genda gake. Uracyafite byinshi byo gusobanura kuko ihangane gato Clemence. Claude washizwe mu majwi ko kuva mu minsi wabyumvaga, yaba wowe yaba Ezekiel kamarade, ko mwibasiye uyu mubyeyi iminsi wabyumvisha bivuga. Ndashaka kugira ngo mumbwire uyu mubyeyi mwamuhaye amahoro. Jewe icyambere uwo mugore Clemence arazi nanjye ndamuzi. Muraziranye? Yakoze muri Bank Populaire hano mu Rwanda. Nakoreshaga nafite company yitwa Enviro Cleaners International ikora amasuku mu mabanki Populaire yo mu Rwanda. Yego. Turaziranye, abihakane cyangwa se nabihakana ndazana proof z'uko tuziranye. Komeza ndakumva. Icya kabiri yarambwiye ngo umugabo we yakoranaga na Rusagara ari we wari kurongora Pastor Mutesi ngo bubijyanye n'imodoka baba mu Suisse, uwo mudamu ndiha. Ego. Nyakwigera Rusagara yarapfuye. Hanyuma bivuze ngo ibyo avuga ni umuvugizi wa Pastor Mutesi. Haba mu mafuti nta kurabanza gatohoza amenye
we gusabona ibintu byitwa tamuneri akumva ko Pastor Mutesi abantu bamuvuze nabi yakumva Mariya Mutesi akaza kuri kamera nk'ubu hari ibintu numvise yavugiye kuri Maxi agahinda karanyica ndababara ariko batazi yuko natwe hari ibyo tuba twifitiye twe ubwacu yego uwo mudamu niwe wagiriye inama Pastor Mutesi yo gufungisha Bosco Empire murabyuka ko Bosco Empire yafunzwe uwo mudamu yarabamagara abwira ngo yantera hamwe Bosco Empire wamenye ko yafunzwe gutu umuntu Pastor Mutesi kudasiye abana n'abantu yitwa kari Pastor abantu bakita abantu bari hano mu Rwanda ngo ni interamwe tuzi icyo zakoze muri 1994 icyo ni cyambere icya kabiri Pastor Mutesi uwakubwiye uretse gato uwakubwiye ayo magambo ni Clemence ndi kumwe nawe hano uwo ngo turimo turavuga nige Bosco Empire yarafunze ni nawe ndabigeshe ko Bosco afunze nayo narabimenye icyo Clemence fungura mic yawe kugira ngo tushire ku mucyo fungura mic yawe Clemence turashaka aho nayifunguye Pastor Mutesi twageze muri parike Pastor Mutesi nitumpe muri abajyana bariwe yego muri rimbu yaramagaje hari yewe yari Karegeya yari Jihadi yari Jeni Mugwiza yari Bosco Empire yareze cyewo nguwo witwa Sinzira abandi twari tugeze mu bantu 10 ariko icyo gihe ribu baraduhamagara bageraga bahamagara umuntu umwe muri parike bahamagaye yewe na Pastor Mutesi baravuga bati Pastor Claude na Mutesi nta kibazo reka tubariho duhamagara nibagira ibibazo birajya ku murongo icyo gihe kamarade yabaga kuri side ya Pastor Mutesi iyo ubona ngo dufatiye umunsi wa none imizinga vene imyibano umenye ngo hari cyabaye hagati ya Pastor Mutesi na kamarade uwo mudamu Clemence rero yari ndabizi ko yize navana amarangamutima aho ngaho niba ari umunyarwanda by'ukuri akaba afite kuba no gutekereza navana amarangamutima ya Mutesi jewe izi Mutesi kuva muri 2003 kugeza 2025 umunsi wa none muzi kuruta uko yaba muzi jewe cyane ndimo ndabivuga neza ubwega amarira ya Pastor Mutesi uriye kuza kwiriza aracinyuma kiriza ngo bashaka kumwica uyu munsi yakoze kuri stati yiwe aravuga ngo kamarade umwicanyi cyaza umuhoro ishoka inyundo ibiki unyice abana banjye ibiki Godfather wumvise ikiganiro kamarade yakoze ntazina Pastor Mutesi yavuze nta habe na gatana hamwe na Pastor Mutesi yavuze yaravuze ngo hari umupasiteri umwe w'inshuti yanjye yigeze gukora ubukwe umwana we na w'iryo joro arongora umugore ambwira ngo kira kigore maze kukirongora kamarade niko yavuze muri icyo kiganiro ntabwo yavuze umwana w'umuntu runaka ntiyavuze pasiteri w'inshuti witwa runaka ntiyavuze Pastor Mutesi ariko nkubwira ukuri amagambo Mutesi yanditse taginze uteka mutwe bo kwagura abantu ibi ndi wenda bivuga nicaye mu Rwanda mu karere ka Bugesera muri Nyamata hari ribu Nyamata atuye ribu irahakorera polisi irahakorera yewe ndashaka buri muntu ibi bintu turabirambiwe Mutesi yarashatse Mutesi afite umugabo yashatse umugabo akwiye kwitandukanya n'ibintu by'ubusikama ibintu byo gutekera abantu imitwe ababeshyera agira gute n'umunyarwandakazi turamwemera natwe turabanyarwanda nta gihugu cya Mutesi gihari cyonyine nta gihugu cya Claude gihari cyonyine nta cya kamarade nta cya Godfather twese turabanyarwanda ibi bintu byo kuzana amarira yarangiza ubuse kwasabye amafaranga yo guhamba Rusagara yo gukingura Rusagara ayo mafaranga twamenye yuko Godfather naguha amajwi y'umugore wa Rusagara witwa Muziranenge Francine yaravuze ngo n'ururabo rw'ibihumbi 5 muri Amerika Mutesi ntabwo yohereje uwo mu diaspora nasubize batanze ururabo kumva ya Rusagara cyangwa ntabwo batanze ko basabye amafaranga Mutesi yatanze y'ururabo nabisubize none kuri kamera okay tuva hanga ni gute wapfusha umuntu w'umugabo ugahamagara ikinyamakuru nk'Isimbi TV ukavuga ngo Sabe umugabo wanjye arapfuye upfusha umugabo ukabura ururabo rw'ibihumbi 5 byibuza rwo kuvuga ngo ndagukundaga uwo mu diaspora nasubize ahangaha reka tuve ibyo byahatambutse tugarake ku kibazo cy'uyu munsi uyu munsi hari video n'amajwi byakomeje kujya hanze bwana Claude ibi bintu uhamagara uyu mugabo turi kumwe nawe kuri telefone bamwita uyu uri Bugande ni
aya majwi Ezekiel Claude aya majwi ajya hanze aya majwi yagiye hanze bivugwa ko ari aya abakozi b'Imana ari aya abakozi b'Imana aya majwi mugira ikintu muyabwira aho abantu tubishyireho mucyo Godfather yego n'abadukurikiye bose turakumva byaba byiza usubijemo ayo majwi nkakubwira ngo ariko ndumva bimeze gutya reka okay tugakura amarangamutima hano niba ari ukumenya ikibyimba tukimere dushyiremo umuti gikire cyomoke niba gikomeza kuba igihute kiba igihute ariko tumenye ikibyimba. Okay, so Ezekiel ukoresha TikTok cyangwa Twitter? Ezekiel Ego niba uri kuri TikTok reba umuntu witwa Godfather cyangwa Kasamutwe uzeho kugira ngo mbone uko nkina yamajwi kuko telefone arimo niyo machine arimo niyo naguhamagayeho ngwino kuri TikTok reka kamarada kumpere nakumpere link uze kuri TikTok uzamuke cyangwa kuri Twitter ngwino kuri Twitter reba Kasamutwe ngwino kuri Twitter nibo nkurikira ureba Kasamutwe Yambe link nta kibazo link nayiguhaye hitukana kuri iyo link kuri Twitter urahita umbona sawa. Okay, Claude unsabye gukina aya majwi twumvikane sharing live okay Ezekiel ndagirane okay sorry twagiye Claude warunsabye ngo nkine aya majwi abantu aya majwi ntabwo nzi nyirayo aya majwi ntabwo afite nyirayo ariko ahangaha ndashaka kugira ngo nyakine noneho nkuko mbisabwe na Claude nk'umuntu mwaha ijwi rya mbere ndahera kuri iringiri mwigize abana hirya abantu mufata abana mubigize hirya umuntu uri kumwe n'umwana utuje imyaka 18 niyigire hirya namwigize hirya kuko ibintu navuga ngo hano ireshanje image bihinduye isura ijwi niri ndabangije mukunzi ndagukunda we ubu ndangije ariko ndacyagushaka we aya ni amajwi ari kuri YouTube ahantu hose mwashyize hanze ndi gukinira YouTube yanyu uyu muntu ninde bwana Claude? Godfather wakiriye Ezekiel Rukundo wakiranuka TV kuvika para yakubwiye yuko nabakurikiranye kuri TikTok n'ubwo navugaga ego yakubwiye yuko amajwi yahawe n'umuntu uba mu bihugu niba ari mu Busuwisi niba ari hehe muri Sweden. Ezekiel zamuka niba wahageze kandi ku kamikoro rero uzamuka yego aravuga ngo aba bantu biyita abagore biyita abakozi b'Imana bahora bagusebya none se bahora basebya Ezekiel ni bande uwitwa mu masharene yise Ezekiel Karigobe Pastor Mutesi amushyiriraho igico cyo kumugirira nabi Ezekiel nagwa mu Bugande Ezekiel napfira mu Bugande duteje ubwega Ezekiel nagira icyaba bizabazwa Pastor Mutesi ibyo ngibyo muhore mubyiteguye amajwi Godfather wayakinye twayumvise yo kugambanira Ezekiel no gutanga amafaranga ya ruswa kandi ibyo mbivuze ni serious n'inzego zibyumva Mutesi Prudentieni Ezekiel azagira icyaba ni umunyarwanda ajyanye umugore we yitwa Mugeni Providence afite umwana umwe azagira icyaba twese turi hano mu gihugu kandi amategeko azubahirizwa icyo gihe. Okay, hanyuma ukiri ahangaha Claude hano hari rijwi ndaza kuryita ijwi ry'ubugambanyi irijwi gime second. Okay, irijwi uyu muntu uza kumbwira ngo ni cyangwa ejo bundi nabikora pe umwana rwaje umwana ariko ntabwo nabona fansa yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriya njije n'abagabo batatu bandi nabibanzengereje urumva mwafata mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntabwo nabyemera nigute nashatse niyubakiye urugo ngigeze zindi nyuma zirimo zindekera
Ezekiel shiramo request nkuzamure. Ezekiel, okay nakubonye. Okay, Bwana Claude. Aya majwi na ayande. Ayo majwi ni Pastor Mutesi twayumvise twese aya mafaranga yashaka gutanga i Bugande yaragomba guhabwa ande niba mwarakurikiranye yashaka kugirira ninde bashaka gukurikirana sugira nsobanura kuri irijwe Ezekiel fungura mic yawe Ezekiel okay Ezekiel yaje Ezekiel aya majwi uravugaho iki mbere ko dukomeza ayo majwi yego ngiye nagiye mpabwa amakuru n'abantu batandukanye yego harimo uwitwa Abrahamu harimo uwitwa Aposo Yongwe abo ni bamwe mu bantu navuga bukuri bagiye bama amakuru y'ibyo ndi gutegurirwa mu Rwanda hakazamo uriya mugabo witwa Pasteur Justin irijwi muvuga ko ari rya Mutesi uyu Mutesi nta nuwonzi muri kumura ngo mu pasteur ryohererejwe ndi mwari bonye muti yego ndakumva Claude yes ndakumva uwitwa Abrahamu Ezekiel avuze yego igihe tutari tumeranye igihe umupaka w'u Rwanda n'Ubugande iyo Agape niyo yaturengirwamo niyo yari training y'abantu bashaka kujya muri RNC Imbarara hanyuma Abrahamu yavuye mu Rwanda akatiwe igifungo cy'imyaka 7 kubera yari yakoze ikintu cyitwa ngo n'ugabuzi bushukana n'ubuhemu urukiko rukuru rw'Inyanza guys barakuba gatatu urukiko rukuru rwa Nyanza y'Amajyepfo bamukatiye imyaka 7 hanyuma basomye urubanza ari hakurya y'umupaka i Bugande niba nkumvishe neza muri ANC uyu mugabo yageze i Bugande hinduka ikigarasha yahindutse ikigarasha Bizimana Aburahamu mpamvu rero umuntu wese w'inshuti ya Bizimana Aburahamu ntabwo ashobora kwitwa inshuti yanjye mu buzima bwose n'ibishobora kubaho uyu Bizimana rero aje muri iyi dosiye ate n'aya majwi bihuriye he nawe tega amatwi Ezekiel se ntamuvuze yego okay Ezekiel fungura mic yawe urakoze Claude ibintu byose ari kubishiraho umucyo fungura mic Claude nani Rukundo ngewe icyo nagira ngo nkubwire yego yanyandikiye ambwira ku bijyanye n'ibyo ndi gutegurirwa arambwira ati wirinde kandi ari umuntu w'umupasiteri ukomeye wagushyiraho amafaranga kandi hari abantu bashaka kukugirira nabi yego ari ndibikubwiye ari uwo Abrahamu w'umwapotere